Alright, reka nangire shimira aba bantu bose bemeye gukora subscribe ku rubuga rw'umusongozi. Nanjye nabasezeranyije ko nazabatenguha, nzabakubita EP umunsi ku wundi. Ikindi ba bantu bakeneye kumenya gutwara ibinyabiziga from zero, utaricara mu modoka ngo uyitwareho na rimwe, mwibuke gukora like, subscribe. Ikindi mufungure notification, ngiye kubamenamo amasomo rufaya kabisa. Mu minsi ishize ngira ngo mwarabibonye nabakoreye isomo ry'ukuntu imodoka ihaguruka. Nabigisha ukuntu imodoka ushobora kuyicaramo ari ubwa mbere ukayihagurutsa ikagenda. Ibyo bintu nabibigishije neza cyane, ariko sinaberetse uburyo ushobora guhagarika imodoka n'uburyo ushobora kwangaja amavitensi, ugahindagura vitensi zawe ugatwara imodoka umwanya munini kandi neza, kandi mu muhanda uri kumwe n'ibindi binyabiziga. Ibyo byose rero ngomba kubibakorera umunsi ku wundi, step by step. Ikintu musabwa nta kindi ni ugukora subscribe, ibintu bigakomeza kutugendekera neza. Aha hantu murabona ko tugiye kwinjira mu muhanda. Aha turi ni mu karere ka Bugesera mu mujyi wa Nyamata. Ubwo abantu bafite kode zo kuri site ya Bugesera ngira ngo mwamaze kumva inzira y'ukuri n'ubugingo izabahesha perime. Ni umusongozi, the one on baddest original man. Ubundi ibintu bikagenda neza cyane. Ikintu kizakubwira ko wageze kuri biro y'umusongozi rero ni iki cyapa kinini cyane cyagwamo ubona kikiri hano. Iki cyapa ureba n'izi nyubako twinjiriyeho ubonye aha ngaho uzahita umanuka muri uyu muhanda wa kaburimbo ubona uri imbere yacu. Uyu muhanda ubona urimo imirongo abanyamaguru bambukiramo, uyu muhanda niwo uhita umanikiraho. Uyu muhanda uri hafi neza rwose, hafi ugiye kugera ku karere ka Bugesera uturutse kuri gare ya Bugesera, ariko utaragera ku karere neza. Ahantu hari iki cyapa ngira ngo abantu bageze mu karere ka Bugesera mwarakibonye, kiri ku muhanda, ni icyapa kinini kiri hafi ya Beka. Uhita umanukira kuri uyu muhanda wa kaburimbo rero ngira ngo wabonye ko harimo na fresh zikwereka ko uyu muhanda uri sasa nike, ni umuhanda unyuramo abantu bamanuka gusa, ubwo abantu bazamuka ntabwo bemerewe kunyuramo. Nzajya mbarabura ibintu byinshi by'ubwenge. Abantu mwakoze subscribe ku Rusongozi mugomba kubona byinshi kandi bitandukanye. Hano ndi kwerekeza mu kibuga rero, aho mfite na biro ushobora kunsanga umunsi ku wundi ubaye unkeneye ukaza nkagufasha. Hahandi nigishiriza abantu bafite ikibazo cyo kuba batazi gusoma no kwandika, ndetse no kuba batazi ukuntu ibizami biba byubatse kuri mudasobwa. Hari abantu baba batarakoreshaho mashini na rimwe, nta kibazo na kimwe kiba kirimo. Ushobora kudropinga comment yawe hano ukambwira giye nagize ubunebwe cyangwa se nagize imbaraga nke zo gushaka provisoire bitewe nuko ntazi gukoresha mudasobwa. Ibyo byose ndabibakorera rero, ukaza nkagugura kuri mudasobwa nkakwigisha ukuntu ikizami kiba kimeze, kuryo ugera kuri polisi nawe ufite confidence ugakora ikizamini cyawe kandi ugatsinda. Nari ndi kumwe na manager mukubwa, niwe wari utwaye uyu munsi. Anyana ndi kugenda nifatira udushusho. Ubu hari ahantu ubonye hari guturuka abantu, ni mu kibuga. Iki kibuga ureba kinini cyane kigishirizamo imodoka z'ubwoko bwose. Reba nk'umuntu baparitse nk'iki cyuma cy'umutuku hano, ariko iyi modoka iparitse hano y'umutuku muri kwibona, araza agaparika zira miliyoni hari akaza nkamwicaza muri Starlet nkamubwira icara wige. Automatique na manuel ni ibintu bitandukanye. Ikindi kubuzi gutwara imodoka mu muhanda nta hantu na hamwe bihuriye no kumenya gutwara imodoka nyine mu kizami cyangwa se kuba wakora ikizami ukagitsinda. Murasabwa kuza mukiga amategeko y'umuhanda. Muri kubona impanuka ziri kuba zigatwara ubuzima bwa benshi, bira byose ni ukubera iki? Ni ukubera kuba abantu batazi gutwara imodoka. Uri kubona nk'uyu muntu utwaye nk'iyihoho, reba nk'iyihoho uri kubona iri gutambuka hano mu kibuga. Nk'iriya hoho kuyitwara bisaba kubuzi gukoresha engine brake cyangwa se feri ya moteri, ibyo twakwita feri ya moteri mu kinyarwanda. Buriya amakamyo yose aba afite icyo bita feri ya moteri. Urabona ko hano tuba dufite na za terera rero, ntabwo twaba turi kuri level yo kwigisha terera tutazi kwigisha iki hoho. Ni ukuvuga ngo niba umbonye n'agaperime kawe rero, gerageza uze mu karere ka Bugesera uvuga ati Musongozi mbabarira umaka maîtrise byibura ku kwezi kumwe, cyangwa se niyo wafata icyumweru kimwe. Buri umuntu w'umuhanga ufata maîtrise y'icyumweru kimwe ubu ufite maîtrise ihagije rwose yo gutwara imodoka neza cyane. By'umwihariko rero nko ku bantu batwara amakamyo, buri kamyo ntabwo uba ugomba gufata feri mu gihe uyitwaye ngo ube wayigenderaho umwanya munini. Ahantu hamanuka ibifite icyo bita feri moteri uba ugomba gukoresha. Ibwo ni uburyo bugabanyiriza imodoka umuvuduko kandi udakoresheje feri. Nzabigisha ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye. Abantu mwese mwakoze subscribe kuri uru rubuga nzabafasha cyane. Hari abantu nanone baba batazi ukuntu intebe bazisetinga. Reka nigarukire ku bantu bari gushaka kategori B. Ni ukuvuga aka kantu ubona ndi gukoraho niko kantu gasetinga umugongo w'intebe y'imodoka. Niba ugiye gusetinga intebe yawe ukeneye kuba wicaye neza, uraza ugafata aka kantu ukakazamura. Iyo ukazamuye umugongo w'inyuma urakora, wafata cya cyuma kiba kiri munsi mu ntebe ugakura ukegeza imbere, imodoka yawe ikaba setable fresh nyine ku buryo wicara mu modoka nawe ukaba umeze neza. Ikindi kintu nabibutsa nuko dufite kategori B8 cyangwa se automatique mu karere ka Bugesera.
ubu ngubu ukeneye kategori ya automatique wafata code ukaza tukagufasha ukabona perime ya automatique. Iyo bamwita Elzidane, ni mubi cyane ku kamoto, ngira ngo urabona ukuntu ikona barivunagura. Mwana naho turigisha urabona ko ibintu twigisha twebwe turabishoboye, turaza tukabibereka abantu mutatwizera, ahubwo mufite ikibazo gikomeye cyane. Iki ni cya giti nababwiye kera aho perime bita umusongozi. Iki nababwiye ko mugomba kujya mwihanganira sound baha muri izi voice over, murabibona mba ndi home, badi kubakora aka voice over ndi home. Urumva rero mu gihe wumvishe nk'isafuriya uzajya wihangana. Aha ni ndani mu modoka sasa, aho bibera, aho umunyeshuri yicara umusatsi ugahita umushiraho kandi yarameze neza cyane. Hanze yayo haba harimo tableau mu modoka, haba harimo icyo twakwita lever ya vitesse, naka kantu twifashisha dushyiramo vitesse, akantu ubona kariho imibare, aka kantu nanone ubona kari ku ruhande nako twita feriame. Ngiye kukwinjiza mu modoka nanone nkwereke ibikoresho by'ingenzi uba ugomba kwitaho cyane. Ibi byuma ureba biri mu birenge, biriya byuma byo mu birenge, mu gihe ubibonye ugomba kumenya ko ugomba kuba concentre. Hari igihe umuntu aba atwaye imodoka akumva ko ashobora kureba mu birenge, akareba kuri biriya byuma byo mu birenge kandi akareba n'imbere. Ibyo bintu ntabwo bishoboka. Niba utwaye imodoka umutima n'amaso yawe bigomba kuba biri imbere, ariko ibindi bikaba biri mu maraso kabisa, no mu mitsi no mu misokora, ahantu hose, ku buryo upangura vitesse bitagusabye kurebaho, bidagusabye ahubwo wowe ukamanaginga situation iri imbere mu muhanda. Icyo nicyo kintu gituma abantu batsindwa mu kizamini cya circulation cyane kubera kudacunga imbere yabo. Ikindi ngira ngo urabona nk'imodoka iri gusohoka muri parking, utumanevure abantu benshi ntabwo baba bazi ngo ukata he ukajya he, ariko igihe ukasi ibumoso uba wemerewe gusohoka, none igihe ukasi iburyo ukegera inyuma, aho ni mu gihe cyo kugira gute, cyo gusohoka muri parking. Release bibutse ko muri kumwe n'umusongozi mu karere ka Bugesera mu mujyi wa Nyamata. Ushobora guhamagara kuri iyi nomero ureba ukeneye gukora ikizamini muri safe kandi kabisa ibintu byose bikakugendekera neza. Impamvu mbabwira ngo ibintu bikabagendekera neza nuko mba mbizi neza ko nzabakorera ibintu bidenze. Hari n'abantu baza bakishyura amafaranga mu gitondo bakabura abarimu bishyuye. So mu gihe ukeneye rero gukora wumva nta kibazo, ibyangombwa byose ubifite kandi utuje kabisa, nyura ku musongozi tugufashe ubundi ibintu bigende neza ku bufatanye na United Driving School out there abandam there. Levier de vitesse ni akakuma umuntu afashe mu ntoki, niko kadufasha gushyira vitesse mu modoka mu gihe imodoka iri kugenda. Akakuma gakunze kugora abantu benshi cyane mu mitwarire y'imodoka. Iyo urebye kuri levier de vitesse ubonaho imirongo ndetse n'imibare. Iyi mirongo mubona ishushanyije kuri levier de vitesse niko muri buwate ya moteri haba hateye. Uzumva bavuga ngo imodoka iri point mort. Ubundi imodoka iri point mort ni imodoka iba itarimo vitesse n'imwe, ni imodoka iba ihagaze nyine nta vitesse n'imwe irimo. Ikintu kizakubwira ko imodoka iri point mort igihe uzazunguza levier de vitesse ukumva ikora ku bikuta bya buwate hirya no hino nta kintu na kimwe kiyitega, cyangwa se ukareba kuri levier de vitesse yawe ukabona iri hagati ya vitesse ya 3 ndetse na 4, burya icyo gihe imodoka yawe izaba iri point mort. Dore uburyo wakwangaje mu vitesse ya mbere. Iyo tugiye kwangaja vitesse mu modoka nkuko nabikubwiye iteka n'iteka, dukandagira ambrillage cyane tukayigeza hasi kuri tapi, ubundi tugakura levier de vitesse tukayegereza tukayisunika tuyijyana imbere. Icyo gihe tuba dushyizemo vitesse ya mbere. Tukandagira ambrillage cyane nkuko nabikubwiye, ugakura levier de vitesse ukayegereza cyane, ubundi ugasunika ujyana imbere. Icyo gihe ubushyizemo vitesse ya mbere. Iyo tugiye kwangaja vitesse ya kabiri n'ubundi dukandagira ambrillage cyane, tugakura levier de vitesse tukayegereza kwa kundi twabigenje tujya kwagaja vitesse ya mbere, ubundi tukamanura hasi cyane. Iyo tugiye kwangaja vitesse ya kabiri mbigusubiriremo, dukura levier de vitesse cyane tukayegereza nk'abagiye kwangaja vitesse ya mbere, ubundi tukamanura hasi cyane. Bitandukanye no kwangaja vitesse ya mbere tukiyegereza cyane tugasunika tujyana imbere, icyo gihe tuba dushyizemo vitesse ya mbere. Twajya gushyiramo vitesse ya kabiri, still wibuke ko ambrillage bigomba kuba iri hasi cyane, tumanura ambrillage hasi cyane tugakura tukiyegereza, ubundi tukamanura hasi. Icyo gihe tuba twangaje vitesse ya kabiri. Tukiri kuri levier de vitesse, reka dukomeze n'izindi vitesse. Vitesse ya 3, niba turi muri vitesse ya kabiri, ugura byumva ko levier de vitesse iba yamanutse neza hepfo cyane, uyifataho ukayisunika imbere tudruwa, imodoka yawe burya ihita ijyamo vitesse ya 3 bitakugoye cyane. Hari abantu bigora akabanza agafata levier de vitesse akayisubiza point mort akaba yanayizunguza. Biriya bintu ntago ari byiza, byatuma unarenga umuhanda bitewe n'ukuntu warangariye kuri levier de vitesse. Niba washyizemo vitesse ya kabiri, oroshya urambika ikiganza kuri levier de vitesse yawe, uyisunike tudruwa wiyoroheje, uyisunikira imbere, burya vitesse ya 3 ijyamo mu buryo bworoshye cyane nta kabuza. Reka turebe n'uburyo dushobora kwangajamo vitesse ya 4. Fata kuri levier de vitesse yawe n'ubundi ukayisunika inyuma tudruwa, urumva ko